narasanye umutaga wose ngiza mu rutaha rw'inka ntaracogora amacuma abaye mabi nicira mu mpambara ibintu nk'ibi byabaga ari impitagihe. Noneho rero batabaruka bakahemba ibindi urumva iteka byabaga ari impitagihe. Nibyo umuntu yabaga yakoze. Ariko noneho bigatera ingabo umwete, bigatera bigakaza ingabo kugira ngo ku rugamba zizabe intwari. Urumva? Kandi rero bageraga ku rugamba basakirana n'urugamba n'ababisha bakavuga ibyivugo kugira ngo bitere nyine wa mwete wo kurwana inkundura. Urumva? Wabaga yishe rero mubisha akavuga ikivugo. Urumva? Birumvikana. Urumva? Yakwima na mugenzi we bakomeretse nawe akavuga ikivugo. Urumva? Siga abandi akagenda avuga ikivugo kugira ngo bamenye ko agiye, nawe rero bakamukuye atekana kuko ikintu umuntu yanga kurushwa. Urumva? Icyo kintu cyo kutarushwa cyabaga kiri mu muco w'ingabo nanone. Ibyivugo ni ingeri y'ubuvanganzo bunyarwanda nk'uko bivuze ya kera cyane, wenda mbere y'amazina y'inka, kuko bavuga ko amazina y'inka yaba yaratangiye guhimbwa ku ngoma ya Gahindiro. Ariko numva ibyivugo byarabayeho kuva intambara yabaho, kuko u Rwanda rwabayeho mu ntambara kuva kera. Nkuko wabyumvise kari agasozi ka Gasabo natungangira ngo, ariko hanyuma urugendo rwagutse kubera iki? Intambara. Ahantu hose kwagura igihugu ni intambara, kurwana n'abagituye ukabigezayo igihugu kakigarurira. Urumva? U Rwanda rero rwabayeho mu ntambara ku buryo ibyivugo byabayeho kuva kera, byaba bigamije gutera navuga umwete ingabo ku rugamba kugira ngo zishobore guhangana n'ababisha. Ibyivugo rero byahimbwaga n'abahanga babyo, nkuko amazina y'inka abahanga bahimbaga amazina y'inka, nkuko basizi bahimbaga ibisigo. Noneho abahimbyi b'ibyivugo, ab'ibyivugo bitwaga abahimbyi, abahimbaga ibyivugo bakabyigisha mu matorero. Amatorero yo hambere bahigiraga imyitozo y'ingabo, kubera impamvu nakubwiye ko u Rwanda rwabayeho kubera intambara. Umugabo wese yabaga ari ingabo, ariko bose siko babaga bagiye mu itorero. N'abagiye mu itorero bakiga imyitozo y'ingabo, gusimbuka, kumasha, gutera icumu, gukinga ingabo, ibintu nk'ibyo. Urumva? Gukirana. Noneho ibyo mu itorero iyo myitozo yakorwaga ku manywa, hanyuma rero nijoro mu gitaramo bakiga guhimba ibyivugo. Habaga hari abatoza b'ibyivugo, bakabaha interuro, ariko babanje kubumvisha ibyivugo babaga bazi mu mutwe, kuko kwandika hambere urabizi ntabwo byabagaho, byaba bitaraza. Noneho bakabaha ingero z'abantu b'intwari bo hambere babaga bafite ibyivugo mbese.
noneho bakabaha imyitozo, muri iyo myitozo bakagomba gukurikiza mbese ukuntu guhimba neza ibyivugo. Mu ishuri ryose rero abantu bose ntabwo bari abahanga, habaga ariko abahanga bazi guhimba ibyivugo, babimenya bakurikiza neza imihimbire y'ibyivugo, hakaba n'abandi wenda batabikurikizaga, kuko mu ishuri ryose haba hari abahanga n'abatari abahanga, birumvikana. Noneho ibyivugo icyo byari bigamije byari gutera umwete ingabo ku rugamba. Noneho rero ibyo bivugaga banabivugaga ku rugamba nyarugamba, urumva. Ku kwivuga ibyivugo rero bigatuma bagira umwete wo kurwana mbese, urumva. Hambere umugabo wese yabaga afite ikivugo, kuko umugabo wese yabaga ari ingabo, ni ukuvuga ko iyo byabaga ari ngombwa abanyarwanda bose babaga bari mu matorero, bari mu mitwe y'ingabo, yaba ari ingangurarugo, yaba abashakamba, yaba uruyange, ni ingero z'ingabo. Noneho rero ariko bakaba ari iwabo, byaba ngombwa rero u Rwanda rutewe cyangwa se bagomba gutera ahantu, abo banyarwanda bose bafite ingufu, nanone se abasaza cyangwa abamugaye, abafite ingufu bakajya muri iyo mitwe, buri munyarwanda yaba afite umutwe arimo w'ingabo. Noneho rero bakabaha intwaro, bakabaha ibikoresho. Habaga abantu ibwami bashinzwe gutegura intwaro ku rugamba, amacumu, imiheto, imyambi, ingabo, ibintu nk'ibyo, urumva. Noneho ku rugamba bakivuga, mbese ngira ngo mujya mubyumva, iyo ntore zihamiriza zirivuga. Nanone ibyivugo by'intore ni utuntu duce baba baratoraguye, baba bigishije, bigasa n'ibyo hambere. Urumva ibyo nyine, numva aho intambara zihosheje, aho abazungu baziye, intambara ntizari zikibaho muri aka karere, ibyivugo rero ntibyongeye guhimbwa, birumvikana. Kuko guhimba ibyivugo ni ukuvuga ko uzabikoresha ku rugamba, uzivuga ku rugamba, kandi rero ntabwo bivugaga gusa mu gitaramo bategura intambara, barivugaga kwerekana ko uzaba intwari, mbese werekana ko igitaramo mbere yo kujya ku rugamba, mbere y'intambara, gutegura, ni nko gukaza ingabo kugira ngo zizashobore guhangana n'umwanzi, urumva. Noneho rero ku rugamba bakivuga. Habaga rero abantu basigaga abandi ku rugamba, tuvuge niba bagomba gusakira n'urugamba, hakaba bagenda mbere, bafite ingufu, badatinya, hanyuma rero bene abo ngabo akavuga ikivugo, kwerekana ko abandi n'abakana karagiye bakamukurikira, urumva. Akenshi bagasanga yahuye, yasakiranye n'ababisha wenyine, bamukubise hasi, mbese
mbere yuko musoma abandi bakaba baje bakamwimana byiza kumwimana no kuvuga ngo gukinga ingabo bose kubuza kuba mwica none akamuha ikivugo mu gitaramo rero ati nimanyira utuku abengane bakigira ngo simpava n'urugero inanga n'indirimbo zisanzwe bavugaga mu byivugo kuko ibyivugo byari ingeri mbese y'ishingiro ry'ubutwari urumva bw'ubutwari noneho rero mu nanga bakaririmba intwari indirimbo zindi z'ingabo bakaririmba intwari urumva noneho ibyivugo bikajyamo urumva byabaga ari ibyivugo nyabyivugo byahimbwe n'abahanga urumva hanyuma rero hari igihe ibyivugo byabaga bibujijwe ni nk'igihe cy'icyunamo cya Gicurasi bibuka umwami Ndahiro Cyamatara wishwe bakamburwa ingoma n'iki n'abagore bakicwa haba hari icyunamo kimara igihe mbese hari nk'icyunamo cy'ubungubu ariko gikomoka icyo gihe none iyo gihe cy'icyunamo byari bibujijwe kwivuga mbese byari ikimenyetso cyo ku bantu bishimye bumva noneho baranabivugaga bati umwiru mukuru ngo yaravugaga ati umva rubanda ingoma ziraziritse ni ukuvuga ko ingoma zitavuga ntawivuga ntawumara urubanza bari nk'umunsi mukuru mu masangano ya Muhazi na ntabwo nahakoye iby'imfura zikunda uko imfura zakundaga kose bati se warahoshereje cyangwa wahengiye inzoga za muki kuko bakunda kunywa inzoga za muki ataba narahiciye bati baraseka cyane bati se imfura ziwanyu ni ingwe cyangwa ni sakabaka baraseka baramuseka bumva ntiyashobora gusubiza ariko urugero rw'undi yashubije ngo yaravuze ati niciyeho amazi amira abagabo abandi bati se bati ko atakumize se we ntiwari umugabo ati nuko nari ati kuki atakumize ntiwari umugabo ati nuko nari nzi koga urumva ko yashubije neza nzi koga ibintu nk'ibyo rero mu bitaramo barivugaga ariko abandi bakabarogoya byo kureba ko abantu bazi gusubiza rero byari ubuhanga urumva kumenya gusubiza vuba ibyivugo bisa naho ari ibya kera cyane ni ibyitwa iningwa aho twivugo tugufi urumva nk'urugero ikivugo neza n'umwana ndi rusabara n'intambara ntabaze kanyarwa ndekwe mu nduru igahora ndi rusarika ndi munyagara w'ingabo ndi ruteka wishe igihumbi ndi marere ya ruboneza utwo ni iningwa urumva nanone iningwa akabaho iningwa isumba izindi ntabwo uburebure bwareshyaga ntabwo iningwa zose zareshyaga nka tuvuge urugero rwa rugeramiwungu rwa Sekajeje inka kabasingiza kurinda ya rutabagisha n'indongozi y'inyambo rugarama rwa mimuro nikoranye umurongo w'igitare gitero gitunguye inka y'inkeresibo nikoranye imbaraga n'ijuru ry'abashakama kwa bakora barikanga bamwe mwene imirindi y'inzovu abandi bati ni inka kazirwanira mu ishyamba abandi bati ni inkuba yakoze hasi bose twarwaniye kabare kugira arengeje nk'icyo amaso ati mwapfu nkira gutabara yabateye ndafura birakunda nsindika mu cyane mwara mu cyuma nkanga umurindi hasi ndarekera bityo urumva ako ni ningo ariko noneho kaba ibyivugo by'imyato ibyivugo by'imyato byabaga ari ibyivugo biciyemo ibice umwato wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane urumva birebire rero gusumba iningwa zarabaga ngufi uretse ko zose zitareshyaga
ariko ibyivugo by'imyato hari birebire, byari birebire. Noneho rero mu buvanganzo mpitamo kwandika ku kivugo, kuko nta wundi wari warabyanditse, urumva, nta wundi wari byanditse, ariko kugira ngo, kuko urumva ni umuco wa kera w'Abanyarwanda, kugira ngo bawumenye, nicyo ubushakashatsi buba bugamije, kumenyekanisha ibintu. Aha rero byari umuco w'Abanyarwanda, aha rero byari mu buvanganzo. Hanyuma rero mu buvanganzo hariho ibyivugo, amazina y'inka, ubusizi, bashyiramo n'inanga. Mbese ubu ngubu ubuvanganzo ni inganzo, naho umuntu akura ubuhanga bwo guhanga, inganzo yabaga ari ahantu umusizi ahantu yiherera kugira ngo ahimbe. Noneho rero mu buvanganzo rero hari cyane cyane ni ibisigo by'ibivugo n'amazina y'inka. Nahisemo rero ibyivugo. Noneho rero icyo umuntu yakuramo, byanditse muri icyo gitabo umwanzuro, kuko ibyivugo byari mu rwego rw'intambara zo hambere, gutera umwete ingabo ku rugamba, urumva, gukaza ingabo. Mbese byabanzaga mu bitaramo, bategura tuvuge niba igitero kizaba ejo, bakarara mu gitaramo bavuga ibyivugo, nko kuvuga ibyo bazakora ku rugamba, ariko bashingiye uko ibyivugo byabaga by'abantu bahimbye. Narasanye umutaga wose ngiza mu rutaha rw'inka ntaracogora, amacumu abaye mabi nicira mu mpamba, ibintu nk'ibi byabaga ari impitagihe. Noneho rero batabaruka bakahemba ibindi, urumva iteka byabaga ari impitagihe, nibyo umuntu yabaga yakoze. Ariko noneho bigatera ingabo umwete, bigakaza ingabo kugira ngo ku rugamba zizabe intwari, urumva. Kandi rero bageraga ku rugamba, basakirana n'urugamba n'ababisha, bakavuga ibyivugo kugira ngo bitere nyine wa mwete wo kurwana inkundura, urumva. Wabaga yishe rero umubisha akavuga ikivugo, urumva, birumvikana, urumva. Yakwima na mugenzi we bakomeretse, nawe akavuga ikivugo, urumva. Yasiga abandi akagenda avuga ikivugo kugira ngo bamenye ko agiye, nawe rero bakamukuye tekana, kuko ikintu umuntu yanga kurushwa, urumva. Icyo kintu cyo kutarushwa cyabaga kiri mu muco w'ingabo nanone.